uza kuri codinga niki kintu cyakugoye we na producer byari bimeze gute? uyu munsi nawe urumva kuba narakoreraga epfiriya ntabwo nari nzi neza ibijyanye n'amajwi gusa yamusoye tubasha gukorana neza ariko nabonye ko mu mujyi no mu cyaro hari itandukaniro ririmo. Yes, agenze imisozi byadashe. Nagenze pe gusa byakimishije. Yes, wahageze wananiwe wiyumvaga gute? Urabyumva nanjye nananiwe ariko nyine kuba nahageze nakoreye mu mujyi ahubwo ndikumva byarenze numva ndenze meze neza. Yes, no igamije iki? Murakoze cyane. Indirimbo yanjye igamije ibijyanye n'amatora yitwa Niwe. Uwo niwe ni indirimbo. Niwe ariko mu by'ukuri ukivuga niwe umuntu ahita yiyumvamo niwe urumva ko ari undi muntu. Okay. Niwe nyine ni ukwamamaza mbese niwe ni umubyeyi wacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Niwe wavugaga ngo niwe ubereye abanyarwanda natwe twese. Yes. Hanyuma rero twita twibaza tuti ese nkawe wavuze uti ngiye gufata umwanzuro njye muri studio njye gukora indirimbo tukwitege wiki ese uko byitegura gute bizaba bimeze bite muri campaign y'amatora? Nzaba nabukereje. Imiziki nayimanutse stage naje nje kwamamaza umusaza wanjye nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Yes, hanyuma nk'abayobozi bari bukumve cyangwa bari kugukurikirana live hano kuri Ikiraro TV niki kintu wabasaba niki kintu wababwira kugira ngo byibuza ibihangano byawe cyangwa se impano yawe cyangwa se indirimbo wahimenya kwa Perezida wa Repubulika zizabashe kuba zakoreshwa muri icyo gihe? Niki kintu wabasaba cyangwa wababwira? Nabasaba ubufasha nkabasha kubona aho nabasha kuyiromeka mbese nkabasha kuba nabona ahantu nyine najyana bitansabye nyine amadepanse bakamfasha muri ibyo ngibyo muri ubwo buryo bw'amadepanse kuko wenda mvuze ngo ndagenda vi Kigali uruzi nuri Karongi bisaba amadepanse kandi nanone kubwira umubyeyi ngo ndagenda agiye impamvu zitunguranye za buri kanya ntabwo yajya abona amafaranga. Rero ndabasaba ngo bafasha tugashyigikira nyakubahwa Perezida Paul Kagame ko byose tugezeho niwe tubikesha. Umukobwa nabona agaciro mu gihugu ariko yagiye akora byinshi ubu igihugu cyacu mbese umva uko uteta urisanga waba umuhungu mbese impande zombi twese turi bamwe tubayeho neza mu buryo buri hejuru. Kano kanya waguhuza na muzehe Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubu niki kintu wamubwira nde jambo wamubwira kano kanya ntuwaguhuza nawe cyangwa nicyo wamubwira? Yesu we mana we ngo namubona ko wikiri kuvuga ibyo ngibyo kumubonaho namubona. Ndagusubiriramo. Umugabo yagiye mu murima we asanga inyoni zirimo arazibaza ati muraho yemwe mwanyoni umwoko uko muri ijana? Ziramubwira ziti ntabwo turi ijana twabijana ushizeho izindi nkatwe ugashyiraho n'igice cy'igice nawe ukiyongeraho. Izo nyoni zari zingahe? Ni cyaza ubwenge n'Ikiraro TV nawe cyaza ubwenge dusubize ni izo nyoni zari zingahe? Yemwe mwabantu mwe aha barahabaye ngo muhabe. Yemwe mwabantu mwe aha barahabaye ngo muhabe. Yemwe mwabantu mwe aha barabaye. Yemwe mwabantu mwe aha barahabaye ngo muhabe. Yemwe mwabantu mwe aha barahabaye ngo Yes. Hello my people bakunze b'Ikiraro TV reka nizere ko mumeze neza cyane abari mu ntara mu mujyi wa Kigali ahantu hagiye atandukanye ku isi muri diaspora ngo mutukurikirana umunsi ku munsi reka nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi rero turagarutse imbere ya kamera zacu muri kwabona umwana w'umukobwa ahantu rero tumusanze mwese muri kuhabona tugiye kuganira nawe byinshi tubaze kuba twasobanukirwa byinshi kuri we. Njye rero ndi Maître Gustavo mu bisanzwe utarakora subscribe share like na comment na musaba ko akora subscribe share like na comment kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona inkuru
amakuru ndetse n'ibiganiro byiza tuba twaguteguriye. Yes, reka dutangire rero tumuha ikaze atwibwira kugira ngo tubashe kuba twamenya umuntu tujye kuganira nawe ese ni muntu ki. Tuguhaye ikaze, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Yes, tugusanze muri studio tugutunguye gusa ubushize twari twaganiriye nawe, none uyu munsi waje tugusanze hano muri studio. Ese gira igitekerezo cyo kuvuga ati nyuma yaho tuganiriye ngiye gukora indirimbo, ese icyo gitekerezo cyaje gute? So mwaragiye nyine bisaba yuko nyine naza gukora indirimbo kuko mwari mwasize mumbwiye ko nkora cyane gushyiramo umwete kugira ngo nanjye mbashe kuzamuka. Yes, uyu munsi tugusanze muri studio, none nta nubwo ari hahandi mu ntara twagusanze cyagiye mu misozi, ni Kigali town. Uri kwiyumva gute kuba uri muri studio kano kanya? Ndishimye cyane kuba nageze muri iyi studio. Mbere nakoreraga muri studio ziciriritse, ariko nshimira Imana kuba nageze muri iyi studio nkaba ntakoze mbese tukanahura. Ntabwo nari nzi ko turi buhure, gusa uyu munsi imbere mwiza pe. Yes, ukunda gusanga akenshi abantu bakijya muri studio usanga bibagora. Uyu munsi uza kuri codinga, niki kintu cyakugoye we na producer byari bimeze gute? Uyu munsi nawe urumva kuba narakoreraga epfiriya ntabwo nari nzi neza ibijyanye n'amajwi, gusa yankosoye tubasha gukorana neza, ariko nabonye ko mu mujyi no mu cyaro hari itandukaniro ririmo. Yes, my people, rero uyu mukobwa mu minsi yashize, navuga mu mezi menshi atandukanye ari imbe yagiye atambuka inyuma, twe twagerageje kumusura, twe twamenye inkuru y'umwana ufite impano nk'uyu nguyu. Turavuga tutereka tunyarukireyo tugereyo aho ngaho ni mu misozi kure cyane ahantu bita i Karongi, ariko uyu munsi ati nanjye uyu munsi nabashije kuba nagera muri studio ahantu no i Kigali downtown mu mujyi rwagati. Ewa wagenze imisozi byadashe? Nagenze pe, gusa byashimishije. Yes, wahageze wananiwe, wiyumvaga gute? Urabyumva nanjye nari nananiwe, ariko nyine kuba nahageze nakoreye mu mujyi ahubwo ndi kumva byarenze, numva ndenze meze neza. Yes, n'umwana w'umukobwa twari twagerageje kugenda tugusanga mu ntara aho wari uri, turaza tuganira nawe, hanyuma tumaze kuganira nawe tuvuga ko ufite indirimbo. Hanyuma twagiye twumva indirimbo zawe nyinshi zigiye zitandukanye, cyane ko kuri no channel Ikiraro TV ariyo n'indi ndirimbo yawe wari wakoze ya gospel y'Imana. Hanyuma uyu munsi utuzaniye indirimbo imeze gute? Ni indirimbo ivuga kuki? Ese iyo ndirimbo yawe igamije iki? Murakoze cyane. Indirimbo yanjye igamije mu bijyanye n'amatora, yitwa Niwe. Uwo niwe ni indirimbo niwe, ariko mu by'ukuri ukivuga niwe umuntu ahita yiyumvamo niwe urumva ko ari undi muntu. Okay, niwe nyine ni ukwamamaza, mbese niwe ni umubyeyi wacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Niwe wavugaga ngo niwe ubereye abanyarwanda natwe. Yes. Banyarwandakazi, ati Kagame Paul niwe ubereye abanyarwanda. Yes. Kuki wahisemo kuvuga ngo ugiye gukora indirimbo ukayita niwe? Wayitekereje gute? Byagusabye igihe kingana gute kugira ngo iyi ndirimbo wayikora? Sinavuga bye ngo mbirondore, ko iyo ntekereje ubu aho turi mu gihugu cyacu ukuntu kimeze, mbese amateka ukuntu mbere cyari kimeze, nareba ubu ngubu ukuntu twiga neza, ukuntu tubayeho neza, mbese ikintu dusabye cyose niwe ukiduha ku gihe, aradukorera ubuvugizi byose, mbese no mu karere kose, mbese iyo wamugejeje igitekerezo hose no mu gihugu abiduha yishimye yihuta akatugereraho ku gihe. Ubwo kanya rero nararebye mbona nta wundi ngiye ku mutima wanjye nakamamaza, mbona niwe wenyine nazamura. Hanyuma nawe wari wagera igihe cyo gutora se? Ndakigezemo. Ubu nawe rwose uzatora ku gipfunsi? Ndi nayo. Igipfunsi uzaba uri ku gipfunsi? Nzagenda rwose. Hanyuma n'icyo kintu uvuga ati njyewe ubwanjye nzatora ku gipfunsi kubera iyi mpamvu, niziye mpamvu? Icya mbere navuga ko nzatora kubw'iyi mpamvu nuko igihugu cyacu yagisanze mu ngorane, akagiha umutekano, tukaba tubayeho neza, kuba uko yakigize neza
nanjye ubu ngubu nibwo nagize amahoro, kuko iyo kiza kugumaho cyari kiri nk'uko bitubwira mu mateka, ntabwo mba nyiriho cyangwa se ntabwo nari kugira ubuzima bwiza nubwo nari kubyuka. Yes, hanyuma uravuze uti ngo yadukuye mu mateka atari meza. Ayo mateka nk'iyo yiga ni nkayahe ugereranyije icyo gihe, cyangwa ayo mateka wize cyangwa uko avuga ukareba n'iki gihe urabona itandukaniro ari rihe? Utekereza ko nkawe umwana mutoya ungana nawe nk'uko ubyiga nko kuva icyo gihe kugeza n'ubu ubona ari u Rwanda rwari ruri nkahehe kugeza n'ubu ukarugeze nkahehe? Wivuga u Rwanda rwa kera kuko niyo turwize mu mateka bidutera ubwoba. Batubwira yuko kera nta mwana w'umukobwa wigaga, yari uwo mu rugo gusa, mbese yari uwo gukora imirimo yo mu rugo, n'abamama hakiga umuhungu. Kandi mbere higagaho amoko bakadutandukanya, mbese umukobwa nabona agaciro mu gihugu, ariko yagiye akora byinshi. Ubu igihugu cyacu mbese umva uko uteta urisanga, waba umuhungu, mbese impande zombi twese turi bamwe, tubayeho neza mu buryo buri hejuru. Kano kanya waguhuza na muzehe Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ubu niki kintu wamubwira, nde jambo wamubwira kano kanya ntuwaguhuza nawe cyangwa nicyo wamubwira? Yesu we mana we, ubwo namubona ko wikiri kuvuga ibyo ngibyo, umubonaho namubona, gusa nyine ndamutse mubonye, niba namwunamira nk'Imana, niba nagira ute, gusa yakudukoreye byinshi, namushimira pe. Nire jambo wamubwira? Namubwira ijambo rigira ati komeza ubwubane. Wowe utamufashije se azarubaka wenyine? Oya, nanjye kumufasha birimo, ariko imbaraga ze akenshi nizo ziganza igihugu. Yego. Mbese iyi nama tugira nizo zituma turema ibyizere byacu. Ntabwo rero namushimira. Hanyuma ku ruhande rwawe nyakubahwa Perezida wa Repubulika umufata gute? Umufata nk'umuntu umeze gute ku ruhande rwawe? Ku ruhande rwanjye mufata nk'umuntu ukomeye cyane, kuko njyewe ngiye kumufata ngo mufashe nk'umuntu w'umunyacyubahiro w'iki, sinzi ukuntu namuvuga. Namusanga ahantu hose kuko yaradufashije, yadukoreye ibishoboka. Mbese ntabwo namugereranya nanone n'Imana, ariko ari hejuru y'abantu bose bo muri iyi si, ngewe niko nabyumva. Hanyuma rero tugiye kwinjira rero mu matora ejo mu kwezi kwa karindwi. Hanyuma rero twita twibaza tuti ese nkawe wavuze uti ngiye gufata umwanzuro njye muri studio njye gukora indirimbo, tukwitege wiki? Ese uri kubyitegura gute? Bizaba bimeze bite muri campaign y'amatora? Nzaba nabukereye, imiziki nayimanutse, stage naje nje kwamamaza umusaza wanjye nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Yes, hanyuma nk'abayobozi bari bukumve cyangwa bari kugukurikirana live hano kuri Ikiraro TV, ni iki kintu wabasaba, ni iki kintu wababwira kugira ngo byibuza ibihangano byawe cyangwa se impano yawe cyangwa se indirimbo wahimbye nyakubahwa Perezida wa Repubulika zizabashe kuba zakoreshwa muri icyo gihe? Ni iki kintu wabasaba cyangwa wababwira? Nabasaba ubufasha, nkabasha kubona aho nabasha kuyirometa, mbese nkabasha kuba nabona ahantu nyine najyana bitansabye nyine amadepanse, bakamfasha muri ibyo ngibyo, muri ubwo buryo bw'amadepanse. Kuko wenda mvuze ngo ndagenda i Kigali, uruzi nturi Karongi, bisaba amadepanse. Kandi nanone kubwira umubyeyi ngo ndagenda agiye, impamvu zitunguranye za buri kanya ntabwo yajya abona amafaranga. Rero ndabasaba ngo bafasha tugashyigikira nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ko byose tugezeho niwe tubikesha. Yes, bayobozi rero muri kubidukurikirana cyangwa se mukunda Ikiraro TV, ubwo ati mwazamfasha kugira ngo ibihangano byanjye bashe kuba byagera ahenshi cyangwa se bikaba byanakoreshwa mu gihe cy'amatora. Gusa nanone nkuko murabizi bigoye kugira ngo umuntu abashe kuba yava ku rwego rumwe agere ku rundi. Ati nanjye nkeneye yuko mwazamfasha mukanshyigikira. Hanyuma rero wisuvuga ngo ababyeyi kuntu ngo ushobora kuzajya mbaka itike, twahita twibaza tuti ninde ugufasha cyangwa se
ninde ukuri inyuma ugusapotinga kugira ngo akubwira ati ngwino muri studio cyangwa se jya muri studio ubashe gukora ibihangano byawe ubashe kuba byagera kuri bose? Papa waravuga ati mwana wanjye ndagushyigikiye jya mu muziki. Sibyo ko bose baranshyigikiye ko bararebye babona nta bibindi kujyamo, babona uwo muziki bakwiye kuwushyigikira, baranawumva bumva rwose urafatika. Yes, hanyuma rero ababyeyi benshi hari ukuntu ukunda gusanga bavuga bati umwana najya mu muziki arabikirara arabimbobo. Umuntu akikureba ku sura yawe cyangwa mu myaka yawe uragaragara nkaho ukiri umunyeshuri ukiri mutoya cyane, kuko nawe ntabwo ubwo wavuze ngo ugeze igihe cyo gutora ariko uracyari mutoya. Urahita yibaza ikibazo kimwe, yibaza ati ese wakiga umunyeshuri bimeze bite? Ndakiga. Hanyuma umuziki wawe ndetse no kwiga ufatanya gutyo ukabihuza gute kugira ngo byose bibashe kuba byagenda neza kandi ubone n'amanota ashimishije? Ntabwo umuziki nkunda kuwuha umwanya munini uhagije, ko ari igihe mukora ari nko mu kwezi nka kabiri, ariko muri weekend noneho amasomo nkakomeza nyiga bisanzwe. Hanyuma umuntu yahita yibaza ati wiga mu wa kangahe? Mengasiniasiri. Yes, tukwifurize amahirwe n'imigisha ndetse n'ihirwe kugira ngo uzabitsinde kandi uzabone iki harya ni baruwa niki? Ni baruwa. Okay, reka tukwifurize amahirwe ko uzatsinda ubashe kubona ibaruwa kandi tukwifurize ibyiza uzabashe kugera ku bintu birenze cyane. Hanyuma abakunzi b'Ikiraro TV niki kintu wababwira cyangwa se niki kintu wabasaba cyangwa se abantu bari bashe kuba bari buze kujya kugukurikira? So nabasaba gufasha ajya YouTube mukanyandikira Wibabara TV, ukabasha kumpa subscribe, ukabasha kunera inkunga muciye kuri Wibabara TV kuri YouTube. Yes, Wibabara TV cyangwa se Wibabara Esperance. Aho ngaho rero niho ushobora kuba wasanga ibihangano byiwe, indirimbo zigiye zitandukanye, hari nizo yakoze mbere y'ubu ngubu. Nkuko twari turi kuganira akira no muri studio rero mwe muri kubyumva rero indirimbo hari ukuntu harimo akavorime, niyo ndirimbo ni indirimbo nziza cyane ndayigutiye mon cher. Ejo bundi nawe muri campaign indirimbo nutayikina waba mu DJ cyangwa se wabonye ikiraka cyo kujya gucuranga mu birori, hano umusaza yagiye kwiyamamaza uzaba rwose nawe utabikoze fresh. Yes, rero tutatinze cyangwa ngo tuganire nawe byinshi, amasaha yanagiye ukeneye gutaha kugira ngo usange n'ababyeyi. Hari ibibazo tubaza abakunzi bacu cyangwa se abatumirwa bacu cyangwa se abantu tuba twaganiriye nabo. Are you ready tukubaze ibibazo? Yes, umubare uze kuzamura volume cyane tuze kuganira. Hanyuma ikibazo cya mbere bakunzi bacu, nawe ushobora kuba ukizi, nawe uze kwandika muri comment utubwire uti uko ubyumva. Ikibazo cya mbere kiragira kiti umugabo yagiye mu murima we, agezeyo arangije asanga inyoni mu murima we, arazibaza ngo muraho yemwe mwanyoni mwe uko muri ijana? Ziramubwira ziti ntabwo turi ijana, twabijana ushyizeho izindi nkatwe ugashyiraho n'igice cy'igice nawe wiyongeyeho. Izo nyoni zari zingahe? Ndagusubiriramo. Umugabo yagiye mu murima we asanga inyoni zirimo, arazibaza ati muraho yemwe mwanyoni umwoko uko muri ijana? Ziramubwira ziti ntabwo turi ijana, twabijana ushyizeho izindi nkatwe ugashyiraho n'igice cy'igice nawe ukiyongeraho. Izo nyoni zari zingahe? Ni cyaza ubwenge n'Ikiraro TV, nawe cyaza ubwenge udusubize. Ni izo nyoni zari zingahe? Twabijana ushyizeho izindi nkatwe ugashyiraho n'igice cy'igice nawe ubwawe ukiyongeraho. Ndikumva. Guys, mwebwe murabyumva mutandukanye muri comment, uri kubyumva gute? Izo nyoni zari zingahe uko ubitekereza? Tekereza utubwire uko ubyumva. Cyakunaniye tubaze ikindi? Oya kugitekerezaho. Ikibazo cya kabiri ugiye kumvugira ngo turi kugendana.
yemwe mwa bantu mwe aha baba barahabahaye ngo muhabe. Yemwe mwa bantu mwe aha baba barahabahaye ngo muhabe. Yemwe mwa bantu mwe aha baraba. Yemwe mwa bantu mwe aha baba barahabahaye ngo muhabe. Yemwe mwa bantu mwe aha baba barahababaye ngo. Yes guys, ubisha ko byamunanye ni subiramo. Yemwe mwa bantu mwe aha baba barahabahaye ngo muhabe. Yemwe mwa bantu mwe aha bahabahaye. Yes, hanyuma nsubiza ikibazo cya mbere ubundi twigane dusoza ikiganiro cyacu. Narivuze ngo yemwe mwa bantu mwe aho baba barahabahaye ngo muhabe. Yemwe mwa bantu mwe aho baba barahabahaye ngo muhabe. Izo nyoni zari zingahe? Yes, ndabona byamucanze. Izo nyoni zari 36. Izo nyoni 36 ufashize ni 36 ukaziteranya kuri izo ngizo ziraba 72 wafata igice ugafata 36